umva ukuri, Imana ikunda isuku, ni nyagahunda. Niyo mpamvu yabitegetse mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 12 kugeza 15. Abisirayeli bari mu rugendo bageze mu butayu, yarabategetse iti kandi uzagira ahantu h'inyuma y'urugerero aho muhaguruka kwihagarika, kandi mu bintu byawe ujyana mu gihosho, nusohoka ukicara ugicukuze, uhindukire utwikire aho gahagurutse, kuko Uwiteka Imana igendera hagati aho muganditse kugira igukize ikugabiza ababisha bawe bari imbere yawe. Nicyo gituma aho muganditse yakwiriye kuba hera, itababonamo ikintu cyose giteye isoni, igahindukira ikabavamo. Umva ukuri, Imana ikunda isuku, ikeneye isuku ku mubiri wawe, ukoresheje kwiyuhagira, ukoresheje kunywa amazi. Umva ukuri, hakenewe isuku ku mubiri wawe, aho utuye, ku bikoresho ndetse no mu nzu yawe. Umva ukuri, kubura umukene ntabwo ari urwitwazo rwo kuba umunyamwanda. Iyo Imana ibonye umwanda aho abantu batuye irahindukira ikabavamo. None se wowe urangiza ukwezi utiyuhagiye mu mutwe kandi umubiri wose uwuhagira, ubwo wumva ari isuku? Umva ukuri, umwanda utera indwara, kuko ukuri kw'Imana ntigukoze ikirenge cyako mu nzira irimo imyanda. Umva ukuri, urasabwa kugira isuku kuko umwanda utera indwara. Imana iduhe kugira isuku mu izina rya Yesu.